Nshuti bakunzi bijwi rya Diaspora One Nation Radio turabasuhuje. Twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, niho mubona mpagaze kuri ubu ngubu, ni mu masaha y'umugoroba. Ariko se kandi wakwibaza ngo niki tugiye kuhakora? Tugiye kuganira n'abahanzi babiri berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'Abanyarwanda, Munyenshoza Dieudonné benshi muzi nka Mibirizi ndetse na Bonhomme. Berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umuhango uteganyijwe wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Utah ndetse no muri Maine. Muri izo leta zombi niho icyo gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda giteganyijwe kubera. Tugiye kuganira nabo twumve intumbero bafite. Ese mu by'ukuri niki bajyanye? Bariyumva bate kuba ari bwo bwa mbere bagiye gutaramira Abanyarwanda bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndirimbo zabo z'isanamitima zibafasha cyangwa se zinabaherekeza muri ibi bihe byo kwibuka? Mukomeze mudukurikire, niba uri mushya kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kukugeraho umunota ku wundi uko tubishyiraho, ube mu wa mbere babibona, hanyuma ukomeze unogerwe kandi nabyo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, dukomeze tubane. Twibuka umunsi wanze kwira, twibuka ijoro ryanze gutana, ijosi ryibasiwe bitavugwa, igihugu cyuzuye imiborogo, ubwoko bwahindutse icyaha. Yes, turi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, ku kibuga cy'indege. Turi hano i Kigali Kanombe, turi kumwe na Mibirizi, abenshi muzi kuri iryo zina, ariko amazina ye ni Munyenshoza Dieudonné, yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dutangire tumubaza bimeze bite, ese urugendo yerekejemo ruhagaze rute? Muraho Mibirizi? Muraho neza. Amakuru Kuri meza, turashima Imana. Yego, duhuriye hano ku kibuga cy'indege werekeje muri Amerika. Turi radio ya Diaspora no muri Amerika, umuryango ngira ngo w'Abanyarwanda bahatuye bari muri Diaspora, bamwe wenda banagutegereje, ariko se bwira Abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya, urugendo werekejemo n'urwerekeye iki, bihagaze bite? Murakoze cyane. Urugendo nerekejemo ni urugendo mu by'ukuri nanjye nishimiye. Ubu nkaba ngiye kujya mu gihugu cya Amerika, aho nzifatanya n'Abanyarwanda bariyo ndetse n'abanyamahanga kuzataramira abacu mu gihe cyo kwibuka. Barimo barategura kwibuka, nanjye rero natumiwe kugira ngo nzajye twifatanye. Nkaba rero niteguye kuzatanga umusanzu wanjye mu bijyanye no gutanga ubutumwa mu bihangano byanjye, ku buryo niteguye kuzagira ngo uruhare rwanjye, ibihangano byanjye bizagira akamaro. Niteguye kuzaririmbira abantu mu ndirimbo zanjye zijyanye no kwibuka, kandi nizera ko igitaramo cyo gutaramira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi kizaba cyiza. Turacyari n'ubundi mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hirya no hino muri Diaspora no kubadukurikira barabibona, nabo baracyakomeje ibikorwa nk'ibyo byo kwibuka. Ariko wenda no ku Banyarwanda badukurikiye nabo bari muri Amerika, wenda bashobora no kuba bifuza kuzaza kwifatanya namwe, ni hehe wenda na hehe, bwo niba ari henshi cyangwa se niba ari hamwe, ni hehe iki gikorwa werekejemo kizabera? Murakoze cyane. ngira ngo kuri 27, 28, 29 tuba turi muri Utah. Hanyuma kuri 23 z'ukwa gatandatu nzajya muri Maine kwifatanya nabo. Ngira ngo nkaba rero nashishikariza abantu abazabishobora bose kuzitabira bakaza twifatanya muri iki gikorwa kijyanye no kwibuka abacu. Ubu arusanzwe n'ubundi wifatanya n'Abanyarwanda batandukanye, haba ndetse na hano mu gihugu mu bihe nk'ibi ngibi, binyuze mu bihangano byawe bibafasha kongera kugira courage cyangwa se kongera kugira imbaraga, cyane ko ari igihe kiba kitoroshye. Ariko noneho byakirute nko kuba noneho n'Abanyarwanda bari mu mahanga, kuri iyi nshuro ugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
nabo bifuza ko nabo wabafasha muri urwo rugendo, ubyakira ute, uri kwiyumva ute kuri ubu? mu by'ukuri mfite ibyishimo kuba nari nsanzwe no ndirimbira abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, ariko noneho byagutse natumiye no kujya hanze hariya muri Amerika. bivuga ko ari intera ikomeye cyane, byashimishije cyane, ndetse birantera n'undi muhate wo gukomeza kuba nateza imbere ubuhanzi bwanjye bujyanye n'ibijyanye no kwibuka abacu. Ni ikintu rero nishimiye cyane kuba noneho nambutse umupaka nkaba nashobora kujya hirya no hino maze nkaririmbira nabo ibihangano byanjye nkabibagezaho, kandi ndizera ko bazishima mu buryo bwo kwifatanya nabo. Yego. Hanyuma urateganya kumara igihe kingana gute? ngira ngo nzagaruka ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi, niho nzagaruka hano, nzaba ndi hano kuko aho nzanyura n'aho nzifatanya nabo, kugira ngo nzagaruka kuri 30 ngeri no ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo abanyarwanda rero mukurikiye ijwi rya Diaspora One Nation Radio muri mahanga, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabyumva ko Munyenshoza Dieudonné aje aho ngaho, reka agire ubutumwa baha, impamvu bashyiriye n'ubundi babwiye ko harimo indirimbo zo kubafasha muri biriya bihe byo kwibuka, ariko n'icyo wababwira, cyane ko iyi nkuru turi gukorana kuri uyu munsi ngira ngo uraza kugerayo yamaze kubageraho. N'icyo bazaniye, n'uhe butumwa wasorezaho mbere y'uko ufata rutemikirere, ndetse kandi tunakwifuriza urugendo ruhire? Murakoze cyane, mbazaniye kubabwira nti mukomere, dukomeze dufatanye kwibuka abacu. Ngiye kugira ngo twese dufatane mu mugongo twibuke abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bijyanye no kwibuka twiyubaka, ngira ngo ni ikintu gikomeye, nanjye numva tuzagiramo uruhare. Nibakomere kandi tuba turi kumwe, kandi ndizera ko tuzibuka abacu neza ku buryo koko bwiza, kuko azaba ari igihe gikomeye cyo kugira ngo tube turi kumwe n'abacu, hanyuma tubataramire, hanyuma tubibuke, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko tubahoza ku mutima, kuko kandi ko aho batari duhari. Ni ikintu icyo ngicyo. Murakoze. Hanyuma nta wundi mushinga cyangwa imishinga runaka wenda uteganya gukora, cyane ko n'ubundi ntabwo ari indirimbo zo kwibuka gusa abantu bakuzeho, hari n'izindi, nta mishinga wenda uteganya gukorerayo mbere yo kugaruka? Ntayo, ariko nteganya ko hashobora kuba burya niyo tutari kwibuka, igihe kimwe turibuka, ariko ubundi tukaba twakwishima tukakora n'ibindi bitaramo bisanzwe, kuko nyuma y'ibindi ubuzima burakomeza. Kandi njye nkaba ndi muri orchestre Impara, nshobora no kubataramira ku buryo bundi busanzwe. Murakoze cyane. Urakoze. Kubera k'uyu munsi twaje ku rwibutso, kubera k'uyu munsi twaje kubibuka. Bono uraho? Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turakomeye. Yego. Hanyuma ngira ngo werekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya, by'umwihariko bari muri diaspora. Ni iki kikujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Muri Amerika tugiye mu gikorwa cyo kwibuka kizabera Utah. Twatumiwe n'abanyarwanda n'ubundi bariyo ngo tujye kwifatanya kwibuka. Ngiye rero nk'umuhanzi uzaririmba muri icyo gikorwa, nicyo ngicyo ngiye gukora. Yego. Hanyuma wamenye ryari ko bifuje ko mwazataramana nabo? Hashize igihe kinini, ndumva hashize nk'amezi 2 n'igice cyangwa 3. Twagiye dukomeza kuganira tureba uko urugendo rwazagenda, nuko turabitegura none umunsi wabaye nguyu wo kugenda. Yego. Uri kwiyumva gute kuba wari usanzwe gutaramira abanyarwanda n'ubundi bari imbere mu gihugu, ariko no kuri ubu n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bifuje ko wabafasha
muri ibi bihe nabo bagiye mu byo kwibuka, turacyari mu minsi ijana yo kwibuka, kuba bifuje ko nawe waba umwe mu bahanzi bazabafasha muri urwo rugendo muri icyo gihe kitoroshye bazaba barimo. Ndiyumva neza, ndanishimye cyane kuko ubuhanzi bwacu twifuza ko bwaba ubuhanzi bugera kure hashoboka. Ntaramira abanyarwanda muri ibi bihe tukibuka, tugataramira abacu. Nagize na chance mu myaka yashize mbere ya COVID-19 najyaga njya mu Burayi kwifatanya n'abaho. Ubu rero ndongeye ndagutse, inganzo yanjye yongeye kugera ahandi hantu kure, igiye no muri Amerika. Njye kuvugayo ubwo butumwa ntanga mu ndirimba. Ndumva ari ibintu byiza kuri njyewe kujya kuvuga uko jenoside yakorewe abatutsi yagenze, kujya kuvuga uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'uko yakozwe. Ni nacyo numva n'ubundi nitangiye mu buhanzi bwanjye, nkunda gukora cyane ku bihangano bijyanye n'amateka. Numva rero ari n'indi ntambwe nteye, nanashimira abatekereje ko twaba turi kumwe muri ibi bihe. Ngira ngo twaganiriye na Munyenshoza, tubwira ko muzajya muri Utah mukajya no muri Maine, ariko se wowe wenda hari ahandi cyangwa naho ngaho namwe n'urwo rugendo muzaba uri hamwe? Hariya muri Amerika rero hari leta nyine zitandukanye, kandi baracyategura n'ibikorwa byo kwibuka. Rero twiteguye ko abazakenera ko dufatanya, hari abagiye batuganiriza batubaza ko bishoboka, twabwira ko bishobora gushoboka, ko tuzareba ko byakunda bitewe n'amatariki birumvikana. Ariko yaba njyewe cyangwa se Munyenshoza mugenzi wanjye, twiteguye ko abazaba bafite ibyo bikorwa, cyane cyane muri iyi minsi ijana bazaba bafite ibyo bikorwa, tuzafatanya bikagenda neza, kuko urugamba turiho ni rumwe, ni urugamba rwo kwibuka, ni urugamba rwo guhangana ndetse no kubwiza ukuri abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Rero gufatanya nabo, gufatanya n'ababyifuza bose muri uwo murongo turi tayari. Hanyuma usibye wenda akazi kabajyanye niko navuga, hari wenda indi mishinga runaka waba utekereza kuba wazakorerayo igendanye na muzika ukora? Imishinga yo ntiyabura, iyo ugize ayo mahirwe yo kugera ahandi uravanga akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ndateganya kuzaganira n'abaproducer bahariya no kuzaganira n'inzu zikora umuziki. Ikindi gikomeye kijyanye n'ubuhanzi, ndateganya gukora ubushakashatsi. Urumva tuzahura turi abantu benshi cyane baturutse ku isi ahantu hatandukanye. Buri muntu wese uzaba uhari azaba afite icyo azi kuri jenoside, cyangwa afite icyo yanditseho cyangwa yayivuzeho, cyangwa ari n'umuntu ukurikira iby'amateka ya jenoside. Numva ari umwanya mwiza nk'umuhanzi wo gukora ubushakashatsi, nkamenya ngo abantu duhuye mbakuyeho iki mu bijyanye n'iyi domaine mbamo y'amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Numva ari icyo ngicyo ntekereza kuzakora hariya. Nk'umuhanzi ubona ubuhanzi bugira kamaro ki mu bihe nk'ibi biba bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi? Ubuhanzi reka mvuge ko bugira wenda akamaro mu buryo bubiri bw'ingenzi mbona. Buriya indirimbo zururutsa imitima. Iyo umuntu ababaye, iyo umuntu afite agahinda kenshi akumva indirimbo, nubwo nazo ziba zirimo amagambo ababaje, ariko hari ukuntu umutima wuruka. Ikindi, indirimbo zitanga ubutumwa mu buryo bwihuse cyane. Urumva niba nkoze indirimbo mu isaha imwe ishobora kuba igeze ku isi hose, bitandukanye n'uko umuntu yavugira disikuru ahantu runaka hicaye abantu bakeya cyangwa benshi. Indirimbo rero ni byiza kuzikora, cyane cyane z'aya mateka zo rwose nabonye muri ibi bihe mu minsi ijana zirihuta cyane. Ubutumwa burimo rero bukagera kuri benshi, kandi ikindi indirimbo ntizisaza, barakomeza bakazumva, umuhanzi yaba ariho yaba atakiriho. Tuba twizera ko ubutumwa bwacu buzagera kuri benshi bashoboka, yaba ari muri generasiyo yacu, yaba ari abaturuta, ndetse n'abazaba mu bihe bindi wenda tutakiriho. Turi ku munsi wo kuwa mbere, muragerayo ejo kuwa kabiri mu masaa sita, wenda ukurikije aya masaha mugiye guhagurukira hano, ariko muragerayo n'ubundi iyi nkuru turi gukorana yageze ku banyarwanda, by'umwihariko bari muri diaspora na benshi badukurikira bari no muri Amerika. Gira ubutumwa ubabwira, nihe mpamvu bashyiriye tugana ku musozo, kandi tunabifuriza n'urugendo ruhire. Murakoze cyane. Ubutumwa mbashyiriye buri mu ndirimbo zanjye nyinshi bagiye bakunda, barabinyeretse mu bihe bitandukanye. Ndifuza ko nzababona nkabaririmbira, tukibuka turi kumwe, tukibuka dukomezanya, tukibuka twihanganishanya, hanyuma tukibuka amateka y'iki gihugu cyacu. Indirimbo zanjye rero bagiye bakunda, zirimo ijambo rya nyuma, amaraso y'abayoboke, sinamenya aho wiciwe, zose zirateguye ngo nzabaririmbire, hanyuma dufatanye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Urakoze cyane. Ndabashimiye namwe kuba mwaduhaye iki kiganiro. Merci. Abo wibuka none reka nge ngusaba, niwibuka kagahinda bajyanye,
ujye wibuka na bya bihe byiza bimwe mwagiranye cya gihe mukiri kumwe, kandi ujye wibuka kwabawe batazimye, kandi ujye wibuka iteka wiyubaka.